Abanyarwandakazi, nshimishijwe no kubamenyesha ko inzego z'ubutegetsi bw'inzibacyuho yaguye mwari mutegereje, dore hashize amezi 5 zigiye gutangira gukora imirimo zishinzwe guhera ejo tariki ya mbere Mutarama 1994. Ibi bikaba bivuga ko ibyangombwa by'ingenzi byari biteganyijwe byagezweho. Nkuko musanzwe mubizi, mu ngingo ya 72 y'amasezerano y'amahoro mu byerekeye guhuza ingabo z'impande zombi, hateganyijwe ko inzego z'inzibacyuho zizajyaho ari uko umutwe w'abasirikare ba Loni ndetse n'abasirikare ba FPR bazabanza kugera mu Rwanda bakagera i Kigali. Ubu abasirikare mpuzamahanga ba Loni baje kudufasha kubahiriza umutekano mu Rwanda. Bageze ino ari benshi kandi baracyakomeza kwiyongera. Nkuko tumaze kubivuga, ikindi cyangombwa cyari kigenwe n'amasezerano ya Arusha ni umutwe w'abasirikare ba FPR Inkotanyi bagombaga kugera i Kigali kugira ngo intumwa za FPR mu butegetsi bw'igihugu zizatunganye imirimo yazo mu mutekano nta nkomyi. Abo nabo bageze i Kigali tariki ya 28 z'ukwezi kwa 12 1993. Nongere mbibutse abanyarwandakazi ko abo basirikare bazanywe no kurinda umutekano w'abategetsi babo, haba aho bacumbitse, haba aho bazakorera, kandi bakaba badafite uburenganzira bwo kuva mu kigo cyabo ngo bajye mu baturage. Nubwo Perezida wa Repubulika, amategeko, amasezerano ya Arusha ateganya ko atagomba guhinduka, agomba gukomeza kuba nyakubahwa General Major Habyarimana Juvenal, itegeko nshinga yifashishije arahira ubushize ryasimbuwe n'irindi, kandi n'indahiro yarahindutse. Perezida wa Repubulika namara kurahira azarahiza abadepite mu ndahiro nayo iteganyijwe n'itegeko. Nitwa Ngeze Hasani, umuyobozi w'ikinyamakuru cya Kangura. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, ijambo ryanyu mumaze gusoma iyo umuntu yisesengura ku kanya asanga mushoje intambara y'umwaka utaha. Abanibaza uko tuzayirwana namwe mudasigaye. Ati byo mbere yaganaye. Umuntu akurikiye ibibaye muri iyi minsi 3 bya politike cyane cyane, kareba biri mu shyaka MDR ahereye ku rwandiko Twagiramungu Faustin yanditse asaba ko ishyaka rye rimuha abaministre. Inama ya komite ya MDR iraterana muhereza abaministre ngo ariko mwebwe mutarimo, bityo Twagiramungu kumva ko takora guverinoma mu mutarimo, akaba takwihanganira ko mwakwicara en chômage, bityo bakavuga ko iyo guverinoma abo bantu bose batagomba kujyamo. Niba mukunda iki gihugu kuki mutaretse ngo mushakirwe wenda indi mirimo, niba ishyaka ryanyu ryari ritabatanze ariko iyi guverinoma igihe byemeye n'amategeko. Cyo ni kibazo cya mbere. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cy'umunyamakuru wo muri Kangura atushoje intambara. Yandika mu kinyamakuru Kangura, ari mu ishyaka MRND cyangwa sirindi ntazi, ibyo ari byo byose ntari muri MDR, ambwiye ko ari muri CDR. Umunyamakuru Kangura mu Rwanda cyaka wa CDR arajya kubaza akabariza MDR. Munyumvire namwe ibyo bintu. Ati biri muri MDR bizi ute?
uretse gusubiza ibiri mu ishyaka MDR, ati ibyo bintu byari bikwiye guhagarika igihugu. Guverinoma irebera abanyarwanda bose, ntirebera ishyaka iriniri. Ibibazo biri mu ishyaka MDR n'ibiri mu ishyaka PL, kuko naryo nabonye uribariza. Amasezerano yo ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa mbere 1993 yagennye uko imyanya igomba gusaranganywa mu mashyaka yose. Ishyaka MDR kuva ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa mbere 1993 rizi imyanya rifite muri guverinoma, rizi imyanya rifite mu nteko ishinga amategeko. Ntiba rimaze umwaka wose ukaba ushize ritarumvikana ukuntu iyo myanya yaryo rigomba kuyitanga. Hazashira imyaka ingahe se igihugu kizaritegereze? N'ishyaka PL nuko amashyaka amaze umwaka muzima azi ministeri zayo, azi umubare w'abadepite, yagomba kuba yaragennye rero hakiri kare uko ibintu bigomba kugenda, kugira ngo ayo mashyaka hatazagira ishyaka na rimwe rikerereza imirimo y'igihugu. Hari aho rero wibeshya cyane umunyamakuru wa Kangura, uti Twagiramungu yasanze utagomba kwicara muri chômage. Ndagira ngo nkumenyeshe ko mfite diplôme ya licence chimiste. Jewe ntabwo nigiye kuba ministre, ndafite diplôme yanjye ho nzayijyana hose nzakora. Twagiramungu ntabwo yigeze ababazwa nuko ntari ministre. Ngira ngo narindiho ntarabawe, ntabwo naburaraga, sinapfuye kuko ntari ministre. Uwanya akadiplome yanjye akayica niwe waba mpemukiye, ariko nasubiraho nize nkazana indi, niyo nzashakisha akazi yonyine. Mfite ubushobozi ngenderaho, numva mfite ingufu zihagije zo gukora imirimo uwo ari we wese yanshinga igihe nyishoboye. Ndashaka kubabaza ku by'iyo calendrier y'ejo, kuko mu minsi ishize hatangajwe itariki, hatangwa ndetse na gahunda nk'iyo, ariko haza kuboneka nanone urwandiko rwavuye muri presidence rubaza Premier Ministre uburyo iyo gahunda yatanzwe, urwego rwa presidence rutabigishijwemo inama. Nkaba rero nshaka noneho kubaza niba izo nkeke zaba zaravuyeho. Ikibazo cya kabiri mfite, ndashaka kubabaza niba uburyo iyi guverinoma igiye kujyaho budateye impungenge, niba inshingano yayo ya mbere ari ukunga abanyarwanda no kugera ku bumwe bwabo. Igihe rero bavuga bati hari igice iki n'iki kitagiyemo kandi nacyo ni abanyarwanda, ndashaka kubabaza niba bitateza ingorane kugira ngo bwa bumwe bugerweho. Murakoze. Pahuro Uwizera, umunyamakuru wa Radio Rwanda. Muragira muti ibihuhwa biravuga yuko ingabo za FPR zishobora gutera akaduruvayo, mukavuga muti ndizera ko bidashoboka. Bakababaza bati ese dukurikije amasezerano ya Arusha, Perezida wa Repubulika aramutse atarahiye, muti ndizera ko bidashoboka. Ubuzima ko budashingira ku cyizere kandi gutegeka ko ari uguteganya, ni izihe garanti zifatika mwaha abanyarwanda muti izo ngabo za FPR cyangwa se n'abandi baba badashimishijwe n'iyo guverinoma yagiyeho ko abanyarwanda bakwizera umutekano mu gihe gitaha? Murakoze.
urabaza uti ibihuha ku kaduruvayo ka FPR, barakubwira bati hari ibihuha ku kaduruvayo gashobora gutezwa na FPR, barakubwira bati none perezida wa repubulika atarahira wowe ukagendera ku cyizere, urumva bizagenda bite? Ni izihe ngingo zifatika waha abanyarwanda kugira ngo bumve ko ushobora koko kuba ibyo ubabwira ari byo? Ingingo nshingiraho ni izo zo kuba ninde wari uzi ko dushobora gushyikirana na FPR kugeza ubwo koko tunemeranwa tuti tugiye no kubana mu nteko ishinga amategeko, tugiye no kubana muri guverinoma, tugiye guturana. Ninde wari ubizi ibyo? Ku byerekeye rero kurahira kwa perezida wa repubulika, perezida wa repubulika amasezerano y'amahoro niwe wayasinye mu izina ry'abanyarwanda twese ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 8 1993. None se nabuzwa n'iki kumugirira icyizere koko kw'ibyo yasinye yiyemeje kubikurikiza? Uko murumva uko nabyenza ni koko agize kuba ari umukuru w'igihugu ntamwubaha, agize no kuba nawe ubwe yarasinye yiyemeza gukurikiza amasezerano akubiye muri iki gitabo. Ndumva rero nta kundi ntabigenza uretse kumva nyine ko ari uko bimeze. Niba ukizinduka ukajya ku kazi kawe ukicara ugategereza abo bakiriya 20 cyangwa 30 ku munsi, menya neza ko nta kazi urimo. Hari uburyo nzi bwizewe abenshi bari kuyoboka. Ninkubwira ibizwi nka GBM cyangwa Global Buyer Magnet, untega amatwi neza nkwibira ibanga. Ubu ni uburyo bwihariye tukubakiramo website igahindura agakino muri business yawe, game changer. Aka kantu usura kumvise neza. Ibi ntabwo ari amakabya nkuru, ahubwo ni ubuhanga bw'inzobere mu gucengera ibijyanye n'iyubakwa ry'imbuga nkoranyambaga zicururizwaho hifashishijwe ubumenyi mu byitwa social dynamic algorithm, aho umugurisha murikira abatuye isi ibicuruzwa bye mu kanya nk'ako guhumbya abakiriya bakisuka. Ibi bizagufasha kugeza ibicuruzwa byawe ku bantu barenga miliyaridi 7 zituye umubumbe, byose ubikoreye kuri smartphone yawe cyangwa se mudasobwa. Ubucuruzi bwose waba ukora, ubu buryo burakora ndakurahiye. Abakiriya baturutse imihanda yose baguteza imbere bakora order ku bicuruzwa byawe, maze nawe ukabakorera delivery yaba bari mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Aya makuru nkwakuzizo zayamenye kera, ibinyabiziga byabo bikora delivery amasaha 28 kuri 28, iminsi 7 kuri 7. Ndizera ko ujye ubibona bicicikana bikagucanga, ariko ibanga nta rindi. Nge rwose ibi bintu nzi abantu babizi neza kandi babasha kubigukorera aho waba uri hose, haba mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri nimero ziri muri screen, ibindi uzanshimira nyuma.